ntangiye mbasuhuza kuri page iri kuri YouTube yitwa Twimenya na Bwiza, aho tuzajya tunyuzaho ibiganiro bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere ndetse no kuboneza urubyaro n'uburyo twahitamo uburyo bumwe na bumwe mu kuboneza urubyaro. Njyewe ugiye gutanga iki kiganiro nitwa Dr Twisungane Protogene, nkaba ndi umuganga nyuma yo gukora ubuvuzi rusange. Ubu ngubu nkaba ndi gukora specialité mu bijyanye na anesthesia and critical care, no gutanga ikinya ndetse no kwita ku ndembe. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku buryo bwo kuboneza urubyaro bwa kizungu cyangwa artificial family planning method nk'uko babyita mu ndimi za kizungu. Kuboneza urubyaro rero ni ingenzi cyane cyane mu muryango nyarwanda, aho abanyarwanda benshi bafite ubushobozi butari bwinshi mu bijyanye no kuba bakwita ku bo babyaye cyangwa se barera, cyane cyane kubarera amashuri. Bikaba byiza rero kuba wabyara abateganyirije kurera, ukaba ufite uko uzabona minerivare n'ibindi warabiteganyije mbere y'uko babyara. Ibyo byose rero tubifashwamo n'uburyo bwo kuboneza urubyaro bugiye butandukanye. Ushobora gukoresha ubwa gakondo, ushobora gukoresha ubwa kizungu, ariko ikigambiriwe cya mbere ni uko umuntu abyara abana bake ashoboye kurera bitewe n'ubushobozi bwe cyangwa se bw'umuryango we. Dutangira rero nk'uko nababwiye, turaganira kuboneza urubyaro dukoresheje uburyo bwa kizungu. Harimo ibice bitatu by'ingenzi. Habaho uburyo bwa kizungu bw'igihe gitoya, tukagira n'uburyo bwa kizungu bw'igihe kirekire. Noneho igice cya gatatu nicyo tugeramo uburyo bwa kizungu ariko burambye cyangwa se twita permanent sterilization. Ni ngo icyo gihe ubukoresheje ntabwo uzongera kubyara na rimwe igihe ubwo buryo bwaba bwagenze neza. Turaza kurebera hamwe uburyo imiti cyangwa ibindi bikoresho bitangwa bikora. Turaza ndetse no kurebera hamwe inyungu wakura mu kuboneza urubyaro, ariko atari izo zijyanye no kuboneza urubyaro gusa, ariko izindi nyungu rusange ku ruhande. Dutangira rero, turahera ku buryo bumara igihe gitoya. Muri ubwo buryo harimo ubwo twita barrier method. Ngo barrier method ntabwo ari imiti yinjira mu mubiri w'umuntu, ahubwo ni ibintu bishobora gushyirwa mu myanya myibarukiro bikaba byabuza intangangabo guhura n'intangangore, ariko atari imiti yagiye mu mubiri w'umugore. Hari ubundi buryo bukoreshwa bwita postcoital cyangwa emergency contraception. Benshi bagiye babuzi. Ubu ni uburyo ushobora gukoresha igihe cyose ukoze imibonano mpuzabitsina idakingiye kandi ukaba ukeka yuko wasamye, cyangwa se ushaka gukeka ko wasamye kandi utiteguye, cyangwa se ufite uburwayi butuma utemererwa kuba watwita. Icyo gihe ubwo buryo postcoital cyangwa se emergency contraception, icyo gihe buragufasha mu kuba utatwita. Ubundi buryo tugira ni uburyo twita inkomatane y'imisemburo cyangwa se combined hormonal contraceptives. Harimo dushobora kugiramo ibinini bita pills, hariho patch ni akantu bashobora komeka ku kuboko kakajya kaguma gatanga imisemburo mu mubiri. Ushobora no kugiramo n'ubundi buryo bwitwa ring. Tugiramo ubundi buryo bwa kane bita progestin only pills. Ngo ni ibinini baguha biba bigizwe n'umusemburo wa progesterone gusa. Ubwo buryo nabwo bukaba butangwa cyane cyane ku babyeyi bakimara kubyara, kuko bubafasha mu gihe bari konsa. Dukomeje, ubushakashatsi bwakozwe bugaragaza failure rate cyangwa se ku kuba nimba wateganyaga kuboneza urubyaro mu gihe cy'umwaka umwe ukaba watwita. Bwagaragaje yuko muri ubu buryo bwose bwo kuboneza urubyaro, uburyo basanze bwagize failure rate ntoya ni ku bantu bakoresheje agapira ko mumura gakoresha imisemburo, aho basanze abantu bafeirinze ku ijana ari 0.1. Hamwe abakoresheje nabo abakoresheje agapira ka kopa ko mumura, ko abagize gutsindwa cyangwa se abatwise mu mwaka wa mbere bakaba barasanze ari 0.8. Abatarakoresheje uburyo na bumwe bo mu mwaka wa mbere 85% baratwise muri ubwo bushakashatsi bwakozwe. Utangiye rero, aho yari ishusho rusange mu buryo bumara igihe gitoya cyangwa se short term reversible contraceptives. Dufitemo uburyo umuntu yandikirwa na muganga, aribwo ushobora gukoresha bwitwa diaphragm. Nako akapira ushobora gushyira nako mu myanya myibarukiro y'umugore, kakaba kabuza kuba intangangabo yahura n'intangangore. Kimwe na cervical cap, nako ni nko mu byumba ni agakapu, gapfundikira inkondo y'umura, kuko intangangabo niho inyura igiye guhura n'intangangore.
ko gafite nk'akantu gapfundikira inkondo y'umura niko bita cervical cap, bagashyiraho kakayifataho, haba hariho akenge inanga zakaciye kakahafunga. Iyo kamaze kuhafunga icyo gihe ntabwo inanga ngabo zanyura ngo zijye guhura n'inanga ngore. Hakaba n'akandi bita vaginal shield. Ngo utu twose ni ariya method yagenewe gukoreshwa mu myanya myibarukiro y'umugore, ikaba idatuma intanga ngabo ijya guhura n'inanga ngore. Kuri ibishushanyo baratwereka diaphragm aho ari kuyishyira mu myanya myibarukiro y'umugore. Baraza kutwereka na cervical cap aho igenda igapfuka ku inkondo y'umura yifungurira. Noneho bakatwereka n'ubundi buryo bwa Rears shield, nabwo ni uburyo bashyira mu myanya myibarukiro y'umugore bigatuma intanga ngabo idahura n'intanga ngore. Niyo mpamvu babwita bwose barrier contraceptives. Hari ubundi buryo nabwo bwa barrier contraceptives ariko udakenera ko muganga ukwandikira. Ubwo ni uburyo abenshi tumenyereye, cyane cyane ubwitwa condom. Habaho iyo umugore yakoresha cyangwa se umugabo yakoresha, nubwo iyo tumenyereye ikunze gukoreshwa cyane ari iy'umugabo. Ubwo nabwo ni uburyo bufasha kugira ngo intanga ngabo idahura n'intanga ngore ariko nta misemburo iba yagiye mu mubiri w'umuntu. Ikindi condom ifasha mu kuyikoresha nuko nibwo buryo bwonyine bwagaragaje yuko bubasha kurinda umuntu kuba yasama inda atateganyije ndetse no kuba yakwandura indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Ubundi buryo bwose wakoresha bwo kuboneza urubyaro ntabwo bukurinda kuba wakwandura indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Hari ubundi buryo nabwo bita spermicide, amavuta bashyira mu myanya myibarukiro y'umugore ku buryo intanga ngabo zigezemo ayo mavuta bafitemo ubushobozi bwo kubasha kuzica ku buryo zipfa ziyo zagera ku ntanga ngore zikiri nzima ngo bihure. Hari advantages cyangwa se inyungu ijyanye no gukoresha uburyo bwa barrier cyangwa barrier methods buriya tumaze kubona haruguru. Icya mbere ni uko ntabwo bukoresha imisemburo, ntabwo nta misemburo bukoresha, nta misemburo ijya mu mubiri wawe. Ntabwo ni uburyo ukoresha mu mubiri wawe ntagire ikintu na kimwe kiba cyahinduka, haba mu bijyanye n'ibiro, haba mu bijyanye n'umuvuduko w'amaraso, haba mu bijyanye n'uburyo imihango yawe ya buri kwezi iza. Ikindi ni uko ubu buryo bushobora kuboneka udakeneye yuko ubonana na muganga, ukagenda wowe ubwawe ukabugura ukabukoresha. Ngo ntibiguha privacy cyangwa se kwigenga, ntihagire n'umenya ibijyanye n'amakuru yawe. Indi nyungu ya gatatu bugira uburyo bwa barrier method nk'uko nabivuze ni uko bugabanya ibyago byo kuba kwandura indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, cyane cyane uburyo bwa condom. Aha naho bakoze ubushakashatsi bafata abantu babaha gukoresha uburyo bwa barrier method. Muri bo condom niyo yagaragaje yuko bake aribo batwise mu mwaka wa mbere bayikoresha 11 kujya kuri 15%, mu gihe ubundi buryo bwose busigaye abagiye batwita mu mwaka wa mbere babukoresha aribwo bwinshi. Ubwo rero turagenda tubasobanurira, umuntu ahitamo uburyo bitewe n'uko umubiri we umeze, n'uko yabusobanuriye cyangwa yuko yabwumvishe. Ubundi buryo bwa kabiri nababwiye ni uburyo bwa kuboneza urubyaro ariko byihutirwa, tubyita emergency contraception. Ntabwo ni ukubuza kuba watwita mu buryo bwihutirwa. Ubwo ni uburyo bukoreshwa igihe umuntu yakoze imibonano mpuzabitsina idakingiye cyangwa se yumva yuko ukwikingira yakoresheje kutari guhagije. Ubu buryo rero ushobora kubukoresha mu gihe cy'amasaha 72 umaze gukora imibonano mpuzabitsina. Gusa uburyo bumwe na bumwe bwagiye bugaragaza ko ushobora no kugeza ku masaha 120 umaze kubukoresha, ubwo ni iminsi 5. Hari abantu bemerewe kuba bakoresha ubu buryo bwo kwirinda gutwita ku buryo bwihutirwa, ni abantu bakoze imibonano mpuzabitsina idakingiye mu masaha 120. Abandi bashobora kubikoresha ni abagize kuba yarasanzwe ndaboneza urubyaro ariko akaba yibagiwe yenda gufata ikinini, cyangwa yari afite agapira kakavamo, cyangwa se akaba yakoze ibyo twita kwihakana ariko akumva ko yabikoze bidahagije. Uwo nawe ashobora kuba hari n'undi wenda yakoresheje agakingirizo kakaba kacika, uwo nawe aba yemerewe kuba yakoresha ubu buryo bwo kuboneza urubyaro ku buryo bwihutirwa. Abandi ni abafashwe ku ngufu, cyane cyane abangavu cyangwa n'undi wese bafashwe ku ngufu akeka ko ashobora gutwita, nawe yemerewe gukoresha ubu buryo bwo kwirinda gutwita ariko ku buryo bwihutirwa. Ushobora kuba nanone wenda ukeka ko watwita
kandi wanyweye imiti ishobora kuzangiza ibijyanye n'ikorwa by'uwo mwana, akaba yavukana malformation, aho naho uba ushobora gukoresha uburyo bwo kuboneza urubyaro cyangwa se guhagarika ku kuba watwita ku buryo bwihutirwa. Ubwo muri ubwo buryo rero dufitemo ubwo twita plan B, buzwi ku izina rya plan B, cyangwa se progestin only emergency contraception, ugizwe n'umusemburo wa levonorgestrel. Ufata ikinini kimwe mu masaha 72 mbere y'uko, nyuma y'uko ukoze imibonano idakingiye, ukongera gufata ikindi nyuma y'amasaha 12 ufashe ikinini cya mbere. Ubu buryo bwagaragaye yuko bugira ingaruka nkeya cyangwa effet secondaire nkeya, cyane cyane mu bijyanye n'isesemi ndetse no kuba umuntu yaruka cyangwa vomiting. Ubwo buryo rero mu gihugu cyacu mu Rwanda ushobora gufata ibinini 4 ku munsi bya mikorojeno niyo tumenyereye, hanyuma nyuma y'amasaha 12 ugafata ibindi 4. Icyo gihe ntabwo uba wasama. Ushobora kwibaza uti uburyo bwo guhagarika kuba umuntu yasama bukora gute? Icyambere bubuza yuko igi ryo mu gasabo k'intanga ry'umugore rikura. Urumva iyo ritakuze, tuzi neza yuko nkuko twabisobanuriwe mu biganiro byabanje, hakora igi rimwe mu kwezi, niryo riba ribasha gukura umuntu akaba yasama. Ngo rero iyo ufashe uburyo bwihutirwa bwo kuboneza urubyaro cyangwa guhagarika gutwita, icyo gihe iryo rye ntabwo rikura. Ritakuze icyo gihe ntabwo wasama. Ikindi bifasha, ubu buryo bubuza intangangabo kuba yagenda ngo igere aho ihurira n'intangangore kugira ngo umuntu asame, ariho bita muri fallopian tube. Hari uburyo bugenda bigatuma intangangabo itabasha kugenda, cyangwa mu gifaransa se déplacer, cyangwa se mu cyongereza ukunze kubyita sperm migration. Icyo gihe ubu buryo buragenda bukabuza ko iyo ntangangabo ibasha kuzamuka. Ubushakashatsi bwagaragaje yuko uburyo bwo kuboneza urubyaro ku buryo bwihuse ni uburyo butagira ingaruka ku kuba umuntu yaba yaramaze gutwita. Kuvuga ngo nimba waramaze gutwita ukabufata, inda ntabwo izavamo, ikiriho nuko ubwo buryo butazakora, n'ubundi uzaba umutwite. Niyo mpamvu batugira inama yuko tugomba kubufata hakiri kare, bibaye byiza mu masaha 72 ya mbere. Abantu ni iki nama tugira abantu bagiye gukoresha uburyo bwo kuboneza urubyaro ku buryo bwihuse? Tugira inama yuko ugomba gukurikiza uko muganga yakwandikiye ubwo buryo, cyangwa se uko agapapuro kaba kari ku muti kaba kanditseho. Icya kabiri, ugomba kumenya ingaruka ziteganyijwe. Ushobora kugira kuruka, ushobora kugira isesemi, ushobora kumva uri kuribwa mu nda. Ikindi cya gatatu, ushobora kugira imihango mu minsi 21 umaze gufata ako kanini, ushobora kuva. Ikindi cya gatatu ni uko tugomba kujya kwisuzumisha mu gihe cyose imihango itabonetse nyuma y'ibyumweru 3 kugira ngo barebe nimba tutarasanye. Ikindi kintu cya gatanu tumenya ni uko ubu buryo ntabwo burinda kuba umuntu yakwandura indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Icya gatandatu, ubu buryo ntabwo bukuramo inda, nta nubwo butera ikibazo umwana umuntu yamaze gusama. Kuvuga ngo ntabwo butera abortion, nta nubwo butera teratogenicity, ngo uwo mwana nta kibazo yavukana. Ikindi cya gatatu ni ukumenya icyo ukeneye kugira ngo uboneze urubyaro mu gihe cyose ugiye gukoresha ubu buryo. Tugiye ku buryo bwa gatatu, akaba ari uburyo ko nabibabwiye bwo gukoresha inkomatane y'imisemburo kugira ngo uboneze urubyaro, aribyo twita mu cyongereza combination hormonal contraceptives. Akaba ari uburyo ushobora gukoresha ibinini, cyangwa se umuntu akaba yakwitera umuti ariko harimo imisemburo ivanze. Uburyo rero bukoresha ibinini hariho ubutaboneka mu Rwanda, harimo ubwita vaginal ring cyangwa se birth control patch, bimwe nababwiye bashyira cyane cyane ku kuboko kugira ngo umuntu adasama. Ubwo bwo ntabwo mu Rwanda tubugira. Akenshi dufite birth control pills, akaba ari uburyo abantu benshi bamenyereye dukunze kwita mikorojeno. Ni uburyo buba burimo umusemburo wa estrogen hamwe n'uwa progesterone. Ubu buryo rero bukora buti? Kuvuga ngo umusemburo wa progesterone uzatuma urugingo ruba mu bwonko bw'umuntu, ari narwo rutanga imisemburo ituma umuntu abasha kujya mu mihango cyangwa se gusama, uzatuma urwo rugingo icyo gihe rudakora. Ikindi cya kabiri,
ni uko uwo musemburo utuma amatembabuzi aba ari mu nkondo y'umura aba thickening, mu kinyarwanda tugenekereje aba afatanye, ku buryo nimba intangangabo izamutse igasanga hahandi ya matembabuzi arafatanye cyane ntabwo yabasha kunyuraho. Naho uburyo bwa estrogene nabwo buzadufasha kugira ngo rwa rugingo ruba mu bwonko rutanga imisemburo ituma umuntu aba ashobora igi rikura cyangwa se ashobora gusama, naho estrogene izadufasha. Icya kabiri dufasha nayo ituma yongera ya matembabuzi yo mu nkondo y'umura, ku buryo nimba n'intangangabo zije y'amatembabuzi kubera aba ari menshi yongera akazigarura hanze. Hariho uburyo bwinshi bugiye butandukanye ariko ubwo tumenyereye kuri ibi binini bya combined oral contraceptives, umuntu afata ikinini kimwe ku munsi mu gihe cy'ibyumweru 3, hanyuma ikindi cyumweru cya 4 utanga ibyo bita mu rurimi mu kiganga tubyita placebo. Ni ukuvuga ngo nta misemburo ibirimo, ariko ukuri guhari ni uko ari kugira ngo bafashe umuntu na wa wundi utarize kugira ngo atazibagirwa gufata ikinini. Ubwo rero ibinini bikora ni ibyo ufata mu gihe cy'ibyumweru 3 bibanza, ikindi cyumweru kirengaho ni ukugira ngo bafashe umuntu kutibagirwa gufata ikinini buri munsi. Hari bamwe bashobora kugira ingaruka zimwe na zimwe, cyane cyane nko kuva mu cya cyumweru aho atari gufata bya binini birimo imisemburo. Ikindi ashobora kuva nyuma y'iminsi 3 uhagaritse, hanyuma ariko uko kuva ntabwo gutinda kumara hagati y'umunsi 2 n'3, ntabwo umuntu ava cyane, uva nka mililitri cyangwa cc 25, numvikana ko utagejeje no kuri 35 umuntu ava mu gihe ari mu mihango isanzwe. Hanyuma hari ab'igitsina gore cyangwa se n'abakobwa ushaka kuba bari kuri risk cyangwa bafite ibyago byo kuba bava mu gihe bari gukoresha ubu buryo. Icyo gihe ni umuntu wese ukoresheje uburyo bwa hormone cyangwa bw'imisemburo aba afite ibyago byo kuba yava, cyane cyane kuba adolescent, abangavu. Hanyuma ikindi abagore badafata neza ibyo binini akaba agenda ataruka, harimo ibyo afata ku wa mbere, cyo kwa kabiri nagifata agafite ikindi kwa gatatu, abo bose baba bafite ibyago byo kuba bava igihe icyo ari cyo cyose. Hanyuma hari abandi bashobora gukoresha ibyo binini ariko bakaba barwaye mu myanya myibarukiro harimo mikorobe, abo nabo bashobora kugira ibyago byo kuva mu gihe bari gukoresha uburyo bw'imisemburo. Abandi ni abadamu banywa itabi, kubera yuko itabi rituma wa musemburo wa estrogene utaguma hamwe, ubwo ujya hejuru wongera umanuka. Hari imyumvire benshi dufite cyangwa tubwirwa byo kuvuga ngo uburyo bwo kuboneza urubyaro bwongera ingaruka zo kuba umuntu yagira kanseri y'ibere. Mu bushakashatsi bwagiye bukorerwa ku badamu benshi bwagaragaje yuko uburyo bwo kuboneza urubyaro ukoresheje ibinini butongera ingaruka zo kuba wagira kanseri y'ibere. Ubushakashatsi bwagaragaje yuko abantu batakoresheje uburyo bwo kuboneza urubyaro mu gihe cy'imyaka 10, risike zabo zo kugira kanseri zari zimwe kimwe n'abandi bakoreshaga buriya buryo bwo kuboneza urubyaro. Ni ukuvuga ngo ntabwo uburyo bwo kuboneza urubyaro ukoresheje ibinini bwongera ingaruka zo kuba wagira kanseri y'ibere. Hari ingaruka umuntu ashobora kugira igihe ari gukoresha uburyo bwo kuboneza urubyaro akoresheje ibinini biriya nababwiye birimo imisemburo, progesterone na estrogene, mu cyongereza bita combined oral contraceptive pills. Umuntu unywa itabi, umuntu ufite umuvuduko utameze neza w'amaraso, hypertension, umuntu urwaye diabete, umuntu wigeze kugiraho stroke cyangwa se guturika k'udutsi two mu bwonko, ndetse n'umuntu wigeze kurwara indwara zijyanye n'imitsi, abo ngabo baba bafite ibyago byo kuba bagira kuvura kw'amaraso kutateganyijwe. Abo rero tubagira inama yo kudakoresha ziriya oral contraceptive pills ziri combined. Nkuko nababwiye yuko umusemburo hari ibinini tugira bitari combine, ubwo ni ibinini birimo progesterone gusa. Nkuko nababwiye yuko progesterone idufasha mu kuba amatembabuzi yo mu nkondo y'umura ituma akomera, mu kuba urugingo ruba mu bwonko rutuma umuntu ajya mu mihango cyangwa se igi rikura kugira ngo abe yasama, ituma rero urwo rugingo rudakora bityo ukaba utasama. Hari ibyiza rero byo ko umuntu yakoresha iyi progesterone gusa. Ibyiza ni uko ku badamu bonsa
umudamu wonsa akimara kubyara aba yemerewe kuba yakoresha ubu buryo bwa progestin oral pills, kuko umusemburo wa estrogen utuma amashereka agabanuka. Bityo rero ntabwo umudamu ukimara kubyara yemerewe gukoresha uburyo bwo kuboneza urubyaro ubwo aribwo bwose burimo umusemburo wa estrogen. Uburyo rero bw'ibinini burimo progesterone gusa ni uburyo bwiza umuntu yakoresha mu gihe ari konsa umwana. Hari uburyo cyangwa se ushobora kugira ibibazo wenda ukoresheje mu buryo bwa progesterone, ariko biba biteganyijwe kandi bimara igihe gitoya bihita bishira. Ushobora kugira imihindagurikire mu bijyanye no kuva rimwe na rimwe ukaba wabura n'imihango. Ikindi cya kabiri ni uko iki kinini busabwa kugifata igihe kimwe. Nimba wagifashe uyu munsi saa yine, n'ejo uzagifata saa yine za mu gitondo, saa yine za mu gitondo buri gihe. Ibyo rero byongera ibyago byo kuba nk'abantu bafite akazi ushobora kwibagirwa kuba wagifata. Gusa ni uburyo bwiza abantu bonsa bakoresha. Ubundi buryo bukurikiyeho ni bwa buryo nababwiye bw'igihe kirekire cyangwa se long acting reversible contraceptives. Ni uburyo bw'igihe kirekire ariko umuntu akoresha akaba afite igihe cyo kuba yabuhagarika akazongera akaba yasama. Ubwo buryo rero ushobora kwibaza uti ni iyihe mpamvu abantu batekereje kuri ubu buryo, ese burakenewe? Ibisubizo bihari rero, ubu buryo bwari bukeneye kubera yuko abantu bamwe na bamwe buriya buryo bw'igihe gitoya baribagirwaga, akibagirwa gufata ikinini, ugasanga birangiye asamye inda atateguye. Ni ukuvuga ngo ikindi, ubu buryo bufasha abantu mu kubyara abana batari indahekana kuko bumara igihe kirekire. Ikindi cya gatatu, ubu buryo burahendutse kurusha uburyo bwo gukoresha ibinini birimo umusemburo wa estrogen na progesterone. Ubu buryo kandi ushobora gukoresha utupira, hariho utwo mu kuboko, hakabaho n'utwo muri nyababyeyi ushobora gushyiramo. Ubwo buryo akaba ari nabwo bwiza kuruta ubwo kwitera imisemburo Depo-Provera ya buri mezi 3. Umuntu ashobora kubaza ati ese ni ubuhe buryo bwo kuboneza urubyaro bwiza? Uburyo bwo kuboneza urubyaro bwiza ni uburyo butuma ugira ibyago bikeya byo kuba watwita inda utateganyije, kandi akaba ari n'uburyo bufite ingaruka nkeya ku mubiri wawe. Ubwo ni bwo buryo bwo kuboneza urubyaro bwiza. Ushobora kwibaza uti uburyo bwo kuboneza urubyaro igihe kirekire ni iki? Ubu buryo busobanurwa ko ni uburyo burengeje. Ushobora gufata ikinini, ushobora kwitera cyangwa ugakoresha agapira, ukaba waba ufite ibyago bikeya byo kwandura inda utateganyije mu gihe kirenze ukwezi. Dufitemo rero ibice twakwita bitatu. Dufitemo uburyo bwo kwitera urushinge, kwiteza urushinge. Dufitemo uburyo bwo gushyira udupira munsi y'uruhu, abenshi turabumenyereye, Jadel na Norpla bashyira munsi y'uruhu ku kuboko. Tukagiramo n'uburyo bwo gushyira agapira muri nyababyeyi. Tugira udupira tw'ubwoko bubiri, hari ak'umusemburo n'akatari ak'umusemburo. Ikindi tutakwibagirwa kuri ubu buryo ni uko buri reversible, cyangwa ni ukuvuga ngo umuntu ubukoresha aba ashobora kuzongera gusama. Ikindi ni uko ubu buryo ntabwo budufasha mu kwirinda kwandura indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Duhereye ku buryo bwa Depo-Provera cyangwa se ni umusemburo bitera, ni umusemburo bakoresha batera umudamu cyangwa undi muntu ushaka kuboneza urubyaro, umukobwa cyangwa umudamu, bukaba bushobora kumurinda gutwita inda atateganyije mu gihe cy'ibyumweru 11 kugera kuri 13. Byumvikane neza ko ari igihe cy'amezi 3. Akaba ari uburyo butuma iyi misemburo ya luteinizing hormone cyangwa se follicular stimulating hormone, nk'uko twabivuze, iyi misemburo itangwa na rwa rugingo ruba mu bwonko bw'umuntu. Iyi misemburo yigabanutse, icyo gihe ntabwo izindi ngingo zishinzwe gukora imisemburo ifasha mu gutwita zibasha gukora. Ibyiza by'ubu buryo bwo kwitera Depo-Provera buri mezi 3 ni uko imisemburo, ibijyanye n'imihango biragabanuka, amaraso umuntu ava aragabanuka. Ikindi, ku bantu bakunda kuribwa mu gihe cy'imihango, icyo gihe imihango yije ntabwo ikurya cyane. Ikindi ni uko umuntu uyikoresha aba ni wowe ubyiziye. Hari ingaruka zimwe na zimwe abantu bagiye bagiraho, 70% bagiye bahagarika ubu buryo mu mwaka wa mbere babukoresheje, kubera yuko
bagiye bagira rimwe na rimwe imihindagurikire mu bijyanye no kuva. Abantu bamwe na bamwe bitewe n'umubiri wabo ashobora kwiyongera ibiro. Hanyuma ikindi ni uko nyuma yo kubuhagarika ushobora kumara igihe mu gihe kiri hagati y'amezi 3 n'6 utarabasha kongera gusama, ariko nyuma ukaza gusama. Abandi bamwe bagiye bagira imihindagurikire mu bijyanye na mood ni kumva utameze neza. Abandi bagira umutwe ukaba wamurya. Gusa ubu buryo izo ngaruka ari igihe zimara igihe gito, umuntu aba asabwa kwihangana akabanza agategereza akareba, cyangwa se akajya kuvugana na muganga wamuhaye ubwo buryo, cyangwa n'undi muganga akamuganiriza akamugira inama. Hanyuma ibyo tugiye kureba ni uburyo bwo gukoresha udupira tujya muri nyababyeyi. Udupira banyuza hasi mu nda ibyara bakatuzamura bakadushyira muri nyababyeyi. Utwo dupira rero twagaragaje yuko abantu benshi bashimishijwe no kuba baradukoresheje, ko twabafashije. Ikindi cyiza cyatwo ni uko ako gapira ukimara kugahagarika ushobora gutwita igihe icyo ari cyo cyose ushakiye, ntabwo bitinda. Ikindi cya gatatu ni uko udupira turi safe ni ukuvuga ngo turizewe, nta ngaruka nyinshi tugira. Ikindi cyiza cya gapira ko muri nyababyeyi, ukigakoresha ako kanya na nyuma y'isaha imwe cyangwa uwo munsi ushobora kuhakora imibonano mpuzabitsina idakingiye ntusame. Ikindi cyiza cy'agapira ko muri nyababyeyi ni uko kadufasha ku kuba twakwirinda gusama inda tutateganyije mu gihe kirekire kurusha ubundi buryo. Ibindi byiza by'agapira ko muri nyababyeyi ni uko intego umuntu ashaka yigeraho. Ni ukuvuga ngo niba ushaka kumara imyaka 5 cyangwa 10 udatwise inda utateganyije, icyo gihe ni ngo ubigeraho. Nk'uko nabibabwiye, abagize gusama bakoresha udupira mu bantu 100 basanze ari 0 n'agace kamwe, ni ukuvuga ngo ni umubare mukeya. Utwo dupira rero tumeze gute? Tumeze nk'inyuguti ya T. Ni nk'inyuguti ya T, bakatwinjiza banyuze mu nda ibyara, cyangwa se ku mudamu bari kubaga bajya gufunganya ababyeyi bakakamushyiriramo, kakaba karimo. Dufite utw'ubwoko bubiri, hariho ak'umusemburo gashobora gufasha umuntu kugera ku myaka 5, hakaba kandi katagira umusemburo gakoresha kopa cyangwa kuyivure mu gifaransa, gashobora gutuma umuntu adatwita inda atateganyije mu gihe cy'imyaka 10 kugera kuri 12. Murabyumva yuko n'agapira kamara ukoresha ukanibagirwa yuko gafite kamara igihe kirekire. Ushobora kwibaza uti gakora gate? Nako iyo kageze muri nyababyeyi kongera ya matembabuzi aba ari mu nkondo y'umura. Ikindi kabuza kuba intangangabo yagenda, cyangwa se inhibition of sperm motility and function, kakatuma itanakora. Ikindi kabuza kuba ryagi nimba rinikoze kuba ritaza ngo rigiye aho rigomba gufata kuri nyababyeyi, cyangwa se mu ndimi z'amahanga inhibition of implantation. Hanyuma ikindi nkuko twabibonye, agapira ko muri nyababyeyi kabuza ku déplacement cyangwa se motility y'intangangabo. Murakabona ngaha gafite inyuguti ya T. Hanyuma hari ibintu by'ingenzi tugomba kumenya igihe uri gukoresha agapira ko muri nyababyeyi. Ni ukuvuga ngo nimba ugakoresheje utwite ntabwo inda izavamo. Ikindi cya kabiri, ntabwo gatuma inda ijya hanze ya nyababyeyi. Ikindi cya gatatu ni uko kadatera mikorobe mu myanya myibarukiro cyangwa se pelvic infection, ntabwo kazitera. Ikindi ni uko aka gapira katagabanya ubushobozi bwo kuba watwita. Iyo ugakuyemo n'ubundi urongera ugasama igihe cyose gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye kandi mu gihe cy'uburumbuke ushobora gusama igihe wagakuyemo wagahagaritse kugakoresha. Ikindi ni uko niyo wagira mikorobe mu myanya myibarukiro, cyangwa se ugize ibyo twita muri medecine pelvic inflammatory disease, ntabwo ukeneye kugakuramo kuko ntabwo ariko kaba kayiteye. Ikindi utu dupira tugira cyiza ni uko pira gashobora gukoreshwa n'umudamu, waba utarabyara, yaba ubyaye rimwe, yaba ubyaye kenshi, bose bashobora kudikoresha. Ikindi ni uko aka gapira kaba gashobora gukoreshwa n'umudamu
niyo yaba yaragize inda iri hanze ya nyababyeyi aba ashobora kugakoresha. Iyo inda iri hanze ya nyababyeyi niyo twita ectopic pregnancy, ngo inda ntabwo iba yaragiye, igomba kuba muri nyababyeyi ahubwo ibiri hanze yawe iteganywa kuba yaba cyangwa se ngo ikurire. Udupira kandi, agapira ka kopa gashobora gukoreshwa nka emergency contraception, yandi nababwiye umuntu ashobora gukoresha akimara gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye kandi akeka ko yasama. Muri icyo gihe ushobora guhita ukoresha aka gapira. Aka gapira kandi gashobora gukoreshwa n'umudamu ukimara kubyara cyangwa se bari kubaga abyara ari gukorerwa cesarienne, urashaka kukamushyiramo igihe cyose uteganya kugakoresha ubwira muganga wawe mbere y'uko agukorera cesarienne akaza kukagushyiriramo, hanyuma ugataha ugatanya. Ubundi buryo bwo kuboneza urubyaro ari nabwo bwa nyuma ni uburyo bwo kuboneza urubyaro ku buryo bwa burundu. Ubwo ni uburyo iyo ubukoresheje uba wizeye neza yuko nibukora utazongera gusama cyangwa se gutera inda ukundi. Ubu ni uburyo ushobora gukoreshwa n'umugabo n'umugore, gusa tugomba kumenya ko ari uburyo bwa burundu, ntabwo uzongera gusama cyangwa se kuba watera inda ukundi. Ni uburyo bubiri. Ku bagabo dukoresha vasectomy cyangwa se gufunga akayoboro gatwara amasohoro gatuma intangangabo zisohoka ngo zijye mu nda ibyara zibe zabasha kujya guhura n'intangangore bityo umuntu atwite. Ku mugore dufunga utuyoborantanga tuba tushamikiye kuri nyababyeyi ari two twita fallopian tubes. Icyo dukora ni tubal ligation, tugafunga ak'iburyo kimwe n'ak'ibumoso, tuba dushobora no kugakata. Ku bagabo rero ubwo buryo bwa vasectomy, iyo umuntu amaze gukorerwa vasectomy asabwa gukoresha uburyo bwo kwirinda kuba umudamu yasama. Ushobora gukoresha agakingirizo cyangwa se umudamu agakoresha uburyo bwo kuboneza urubyaro mu gihe cy'amezi 3. Mu gihe cy'amezi 3 umugabo aza kwa muganga, tugafata amasohoro ye tukajya kuyapima kugira ngo turebe yuko nta ntangangabo zikizamo. Icyo gihe dusanze nta zikizamo, ubwo buryo buba bwaragize success cyangwa se aba ari sire yuko atazongera gutera inda igihe cyose abonanye n'umudamu uri mu gihe cy'uburumbuke. Ku mugore we iyo tumukoreye tubal ligation, kuva ako kanya ntabwo aba yabasha gusama igihe cyose ubwo buryo bwakoze neza. Icyo tugomba kuzirikana ni uko ubu buryo butuma intangangabo itahura n'intangangore. Ikindi umuntu ashobora kubukoresha akimara kubyara. Ikindi ni uko ari uburyo bushobora gukorwa bidakeneye yuko umuntu abagwa ahantu hanini, abatoya bakata kugira ngo babashe kubona iyo miyoborananga babashe kuyifunga. Akaba rero ari uburyo bw'igihe kirekire butagira ingaruka, gusa ugiye kubukoresha agomba kumenya yuko aba atazongera kubyara. Ugomba kuba wabitekerejeho neza, waba uri kumwe n'umufasha wawe, ugomba kuba mwabyumvishe neza na muganga yabasobanuriye. Ni uburyo rero bw'igihe kirekire butagira izindi ngaruka, budakoresha hormone cyangwa se imisemburo. Ingaruka ushobora kugira ni izijyanye n'ububabare bw'igihe gitoya. Icyo gihe tuguha imiti igabanya ububabare umaze gukorerwa iyi procedure cyangwa se operation yo kufunga imiyoborantanga. Ushobora no kuva amaraso makeya aho babaze, birumvikana baza ahantu umuntu ava amaraso ariko bidakabije. Ikindi kuri ubu buryo ni uko abantu benshi bagira risk yo kuba of regret, tubyita regret. Niyo mpamvu umuntu ugiye kubikoresha kugira ngo utazicuza, ugenda wabitekerejeho neza ugafata umwanzuro ukavuga ati abana mfite ndabona ari bo nshoboye, ntabwo nzongera kubyara abandi. Ibyo tugomba kwitaho mu gihe tugiye gukoresha uburyo bwa burundu ni ukumenya yuko ni uburyo bw'igihe kirekire, ni uburyo ushobora kwicuza, ni uburyo ushobora kugira kuba nabwo ntabwo bivuga yuko 100% utasama. Haba hari pourcentage cyangwa ingano ntoya yo kuba wasama, ntabwo bikuraho kuba umuntu yasama. Ikindi buryo ntabwo burinda kwandura indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Niyo mpamvu nubwo wabukoresheje usabwa kuguma kwirinda indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, ugakoresha ubundi buryo nababwiye bwa barriers method. Hari inyungu zitari izo kuba umuntu yabyara abana ashoboye korera dukura mu kuba dukoresha imisemburo mu kuboneza urubyaro. Izo nyungu nizo umuntu ku giti cye, abana babasha kujya ku ishuri bakiga neza, bakabona minerivare ibakwiriye kuko uba warabateganyirije kandi warabyaye abo ubushobozi bwawe ushobora gukwira ku muryango, mubasha gutera imbere
kubera yuko mubasha gutera imbere mukita ku bana neza, kuko muba mufite abana mubasha gukurikirana ndetse no kurera, ku gihugu n'umuryango rusange kibasha gutera imbere, kikabasha guteganyiriza abaturage bacyo kubera yuko baba ari bakeya kandi kibashije guteganyiriza. Hari izindi nyungu ziri medicale cyangwa se zijyanye n'imihindagukire y'umubiri ariko nziza dukura mu gukoresha imisemburo tuboneza urubyaro, ku bantu bagira cycle iri irregulier cyangwa se bagira ukwezi guhindagurika. Iyo ukoresha uburyo bw'imisemburo, ukwezi kwawe kuba gushobora kujya ku murongo, noneho nikongere guhindagurika. Ikindi cya kabiri ni uko umuntu uva amaraso menshi mu gihe cy'imihango aragabanuka, bityo bigatuma ibyago byo kwagira amaraso make bigabanuka. Abadamu cyangwa abakobwa bakunda kuribwa mu gihe cy'imihango nabo ingano y'uburibwe bagira iragabanuka cyangwa se ikanashira. Ikindi cya gatatu, ubu buryo bw'imisemburo bugabanya ingaruka zo kuba wagutwitira cyangwa se wagira inda hanze ya nyababyeyi. Ku bantu bagiye bagira utubyimba twita ovarian cyst, ni utubyimba tuba turimo amazi tuza mu dusabo tw'intanga ku bagore, izo ufite ibyago bike byo kuba wagira utu tubyimba igihe cyose ukoresha uburyo bwo kuboneza urubyaro ukoresheje imisemburo. Ibindi ni uko bigabanya ibyago byo kuba umuntu yagira kanseri ya endometre. Endometre ni twabyita mu kinyarwanda ni nk'agasashe cyangwa se mu gifaransa couche, icyongereza ni layer, kaba kari muri nyababyeyi mo imbere, akaba ari naho iyo umuntu atwise inda iza agafata kajya kagira rero kanseri, cyane cyane ku badamu bakuze. Icyo gihe iyo ukoresha uburyo bw'imisemburo uboneza urubyaro, izo ngaruka ziragabanuka. Ikindi ni uko kanseri y'agasabo k'intanga k'umugore nayo ibyago byo kuba wayigira iyo ukoresha ubu buryo iba ari nkeya cyane. Ni uburyo rero budufasha mu kwirinda izi kanseri, mu gihe abenshi bafite imyumvire y'uko ahubwo byongera ibyago byo kuba umuntu yagira kanseri, ahubwo igitandukanye ni uko ubu buryo budufasha mu kuba wagira ibyago bikeya byo kuba wagira kanseri. Dusoza rero, ndabashimiye mwebwe mwadukurikiye kuri iki kiganiro maje kubaha mu buryo bwo gukoresha uboneza urubyaro ukoresheje uburyo bwa kizungu cyangwa se artificial family planning method. Ndabashimiye mwe mwakoze subscribe kuri page yacu iri kuri YouTube yitwa Twimenye na Bwiza. Nkaba mbashishikariza gukomeza gukora subscribe no gukurikirana ibiganiro byacu, ndetse mukajya mutubaza n'ibibazo tukabasubiza ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere ndetse no kuboneza urubyaro. Ndabashimiye, mwari kumwe na Dr. Twisungane Protogene. Ciao.